migo urarengereye neza ugera naho umenyera papa erega naho yaba yambaye nabi cyangwa asa nabi ni umubyeyi wanjye niba numvise neza ngo wamwambuye ngo telefone zana nyoko se vuba naho zambi kopera ko bakugaragura nyama jewe ndaguha telefone ntabwo ndi buguhe mama oro Gazo na Gasikiri abaduha ibyishimo byuzuye ndake ko mujye nkwinjiyemo wajya undamye umukobwa wanjye abaye koko mana yanjye ajya amazina yuzi ko amaze kuyibagira yaragiye mu mujyi aragenda arahera hajya bamwitandira ariko hano wajyana i Kigali aha ndabaza ndetse sha uyu muhanda ko nta muntu uri ko wazamuka iso nabona yabana bamwita Gajuma twiroroniye Gajuma twiroroniye kono ako nibyo nako ndi kumva ari akantu kanyisobye ndagenda mbaririze kandi ndamubona wabasanga kuri channel yabo yitwa Gaju Comedy reka mbamenera ibanga ry'ibyishimo kirazira kwiheba kwigunga no kubabara ibanga ni Gaju Comedy gusa kora share comment like semuze we bite byabo ni byiza urambaza iki takomba nuri kuza unkora uko wibone reka naguhamagaye ariko wanze kuja uramvugisha uhamagaye ryari numva guri kwigira gucya wigira gutangira ngo ninda zakuri ese byo birakureba nikada byo narindi masabwa uranshinzwe ku buryo uzumbwira ngo ninda zandiye ngewe kono ese ko ndi kumvubisha mwaracanganyuki kubisha ubundi urambaza iki ndashaka kukubaza hari umukobwa wanje waje naha mu rugo mu gigwina nje se mfana iki nawe ku buryo mbaza abakobwa bawe nye nakurangishaga wandangishaga jya kuri radio nase itonde nase najya kuri radio nyine ndi kujyundanye barambwenga muri izi nce zina za Kibungo barambwiye barakubwiye nta n'ubwiza ugize ngo ufite amafaranga itonde nyine ndakwereka amafaranga sugira ngo nagabura urashaka ngahe wowe ufite angahe ngendo mba mfite ndamuzi yitwa nde gake ijana se riguriki ijana riguriki none se karigo mfite gonyine ariko ndumva haranaganda umwana nyeje kuguraga umunsi za super deep bya super deep hakumenya ariyo mpamvu abasaza musigaye mwaracanganyukiwe ni diabete biba bagaruka ubu ngubu nawe ntago uri muzima je nifite izanjye nibereyemo nanjye biba byancanze urabona nashyize ibintu ku mutwe ndimo ndagenda nishakira uko niberaho warangiza ukanzanaho amateshwa nk'ayo ngayo umukobwa ni handi ndagukuraho amafaranga uwo mukobwa yitwa ngo ikimuze bamwita Gajuma twigororoniye what Gajura muzi andada amafaranga bari banyohereje wa mukobwa wanje nari nateze ndasagu none nje n'amaguru gabagahe gabagahe ayo mutsima nayabonye kabisa uyu munsi ntago umugore ari bunkubite andi mafaranga sari ntago cyanga guhayaga amafaranga ari amafaranga umpaye nayo kumbaza ijambo rimwe wambajije bwa mbere ukinkoraho zamura andi mafaranga ntayandi mfite ibyo rero birakureba nge nanjye numva nkubwiye nyine mbwira ahantu gaherereye amafaranga urayafite ngiye nkubwira ahantu ni hano ruguru umwana wanje araguha n'umukire rakara kuzabaze we amavuta y'umugabo nayamwiriweho ugize nguki nose urajyamba igenze ngiye ndakubwiye ngo ukora mu mufuka nako ga telefone ukamanje nakemera telefone nde n'umunyereka ndayigurisha nguha amafaranga wowe yime ndayigurishiriza wowe undusha nyine tugende nuhangeza ndayigwa sinaguha ya mbere se tugende urabeho itonda ariko se mwana wakitonda ariko ubundi uranze ubundi ngewe uranze kabari rumbwire ibisaza by'iki gihe musigaye mwarataye umuco
ndaje ndagukosora njye ntago ari uko nkora ndi kujya umundangire umwana wanje nuko uranzi se njye uranzi nyine ndangire njye uranzi ndangira nta basi reka nyiguhe zamura agira vuba ariko mundangire njyewe simba ndi gukina urumva akiye zamura ariko mundangire nuko kwimana naramubuze hoyo uramubona yego tugiye kuba twicaye hari uramubona akunda kunyura hano pe naho ubundi naramubuze ariko uzi ko nari umukire yarambwiye ngo inzu zitweze hano Kibungo hafi ya zose ngo nize ushobora gusanga ari izo da kuko nanjye simuzi ndamuzi arahanyura ariko sinakubwiye wowe ntukajye unsubirishamo ako se ko haza haba wace tukajayo ko ndakubwiye ngo araje anyure hano umuntu w'umukire nta kintu navugana nawe nubizi iby'abakire wabimenye wowe tugende uno munsi se kari bugutemo ko mbizi arantamo afite amafaranga arakugurura uramuhugura ujya unywa hose njyewe se ku biyobyabwenge se hekada hagatobe inzoga bya byuma biteka ngo nizamukubita ako wagisaza umenye unk'urumogi inde unk'urumogi ndaruzi se sha unk'urumogi pe izina ry'Imana ndi kubona baracanganyukiye ubundi tuje kwicara wereka umeze nk'umusazi muze niyo mpamvu nanjye nashaka kunyegera icya mbere nuko umukobwa wagiye kunyura hano nimba unamuzi uhita umuhamagara abantu bose bari bunyure hano uri kumva wagisaza urajya ubabaza ngo witwa nde kuko nanjye simuzi akazi ngiye kugufasha ni ukwicara hano tukicarana pe tagira ngo ndamuzi njye nagutamiye kare ubu we wari umupfu wigendera nagufasha utingwiki wanjye amaze kunamira amaze ko ndi kubona ndi mu rugo umuhanda se gwanamiye gute reka nkubwira uramuka mbuze umwana wanje uri byanja byose urabikubira gatandatu kandi uraho bireba ni mama y'Imana ndakabura mama wambyaye uzaba ubireba nutagama rwose guzuye n'inyungu zako ndabureba wambwiye ko umuzi uragomba kumumpereza akiri cyanda vago byawe ariko umwana wanje ni ntamubona utonze icyo wewe nakumira nka kuri gatanu nako nta n'umutamiro wanje urimo ariko wa musaza uri muzima cyangwa ubona ngo nuko nshaje uyango wanyifasha nabishatse wenda aho gutansaza wowe uravuga ngo ndaguha umwana wawe njyewe nawe dufatanyije kurera umwana wawe none ibyanjye wabifatiye iki kandi uzi ko utari ufite ubwo bushobozi ntabwo ko warindagiye ntabwo nakubwiye ko turi bwicara hano umuntu yanyuraho ugahita umubaza niba ari umwana wawe wambwiye ko haza ariko ndahaye none se nyine tutuze ngaho si hano se ntabwo wowe ufite ikibazo muri embesiri ubwo warashize yewe ndabizi umwana wanje nawe ahari ngo bamabe arimo kwikora tonsa wabona ngezeho cyangwa niwe nyuko amase mbyaraga umwana akaba na mama none se ko numva ufite amagambo menshi ngo amabere ari kwikora tonsa niba ari we nyoko ubwo ntabwo mbizi ibyawe nawe ntabwo mbizi kwanza ariko ubundi bwo kugaraga mu mutwe ariko ubundi muze wagize agafaverera kugire ko bandi kukuganiriza hano ku muhanda uzi ko arakubonye none utangiye kujya unorombokana uri kumporomokaho njyewe njye naguhotora nkagukira hano muri rigori nkikomereza uranze aho naturute se ahubwo urahazi ko abantu mwarindagiye ngo uvuze ngo iki yego mwami kazita ifamye w'i Nazareti uvuze ngo iki ngo wafata ukamotora ukanjugunya muri rigori ngeze mbaga amazi ngenda amazi gatemba gashongono kagagwa muri za ruhururu reka nkubwire ahubwo wenye mushaka kwiyahura unkorewe watubona sesekaye hano kandi utagira ngo ni umuntu usanga siri abasirikare abapolisi bose wajya kubona bose bahise basesekara nimba utanabizi ubimenye ariko ikintu kimwe gusa mbona umwana wanjye ni ntamubona wenda kurima utagira ngo sinshoboye ndashoboye imbaraga ndazujuje mba nariye namwe nanashigaje n'ibyare mu itono mbibyukiraho kora share comment like subscribe ubaye umwe mu banyamuryango bacu wibere mu byishimo bidashira ibyishimo birahera shigenda wandegeraho akubundi mujyamo rwara mu mutwe yewe umva gazuna gasikiri umeze ute muze meze neza mwana ayiwe nari ngusuzuguye Imana iteguye icyubahiro umeze ute ndaho gake amashongori nagushakaga wanshakiraga ikiseka uranzi se ashwe
Je banyita barenga yabo bakavuga abandi Jean Pierre Migozi. Barenga yabo bakavuga abandi. Ubwo waryumvise. Aryumvisha. Nashakaga kukurangisha muze. Kundangisha hehe se? Hari umukobwa nashaka kukubaza wacu twabuze. Bamwitaga Gaju matwi Rusine. Amatwi Gaju Rusine. Gaju matwi Rusine. Uko muze aho warindagiriye ni je uri gucabira. Nagutabanyije gutesa kandi. Ukanya wabwiye yahe mazina nje. Nayibagiwe. Bamwita Gaju Gishwi matwi nkorora unkwere. Namwibagiwe. Gaju gishwi matwi nkorora unkwere. Niko bamwita. Amafaranga yawe ko ngiye kwerera ubuntu urangura. Nereka nago bikunda. Ngiye kwigendera. Umva muze itonde mbivuga nanjye. Yambwa ngo muhega amafaranga. Ngajyana aho umwana wanje aherere. Jewe nakubwiye ko mujyanayo ngewe. Yambwa ngarahaza. Toka. Wakizehe we mwiya. Telefoni yanje nayimuhaye. Siba nari kumwangaragajanira ubanza reka nige. Ndabikira polisi. Jewe utanzamukana ngaguturitse. itonde. Jewe namubwiye ngo giye kumufasha twicare hano dutegereze niba umukobwa. Icare nyine. Kwanza niba munafitanye gahunda simbizi. Ngeze ndamuzi ko ndi kugera mu rugo mujye nona. Ntabwo umukobwa wawe umuzi muri make. Umukobwa wanje ndamuzi. None se ubwo uri. Ariko ndi kuvuga no musaza ushaka kuvuga ngo ndamuzi ndi nona hamubonye. Ahubwo se nawe muze nawe kuri nk'igicucu. Uyu muhungu hari ahantu muzi. Reka ntago muzi. Umuhaye telefone nta mafaranga. Jewe yamaye telefone ko nawe wari twaguteranira tukagukubita. Jewe wamaye telefone wowe. Jewe wamaye telefone. Nta telefone naguhaye ariko wowe nagukubita. Cisha bugufi ntabwo ngiye ngo ndi umuntu ndiraho amazina. None mwana wanje waratukanyereka aho umwana wanje ariko nubwo kwimana nazaguhemba kubera imana yanjye. Kwanza muzenge nta n'ikintu nakongera kuvugana nawe. Wamaze kunsembura ntabwo wari wamenya neza. Twahuye ariko ntabwo warunze. Nshaka kukwereka ibisazi byanjye ko birutano n'ibyaha. Urumva mukanya wawe uzumbwira wikarakasa ngo ngiye guwanero baba we. Je narahindutse we. Umuntu nakajya byuka ajya gushaka amafaranga ngo nakubitana n'ibihwini bimuhwinanigireho. Ariko rero rwose cururuka ntawe wicare tuganire. Uyu musaza utamuta muri uyu muhanda yanugwa hirya naguhereje ibyiwe umuhiragiza. Icare tuganire. Ndi umusaza uri umusore n'uyu n'umusaza mugenzi wanjye. Tuganire ureke kumurya gutyo. Wagiye ugira ikinyabupfura wa muhungu. Ikinyabupfura wagihinze ese warusaza nawe ngo tugende undamwe. Uziko abasaza mwese musigaye mwararindagiriye rimwe. Ubu ngubu muzajya mucanganyukirwa nimurangiza muza hano ku muhanda muje gutera abantu iseseme. Ariko nyamara ibyavuze ni imamoda. Ni impamo ngewe waza unera iseseme ukambwira ngo ni impamo. Oya ase hava wa muhungu. Yaravuze ngo nguca kabogi. Noneho nyine ngo tuje turagambaga. Turaziranye se. Ntabwo none twavuga n'abazo no kububaza. Ngenziranye nawe ngewe nawe turazi ko komanda yanjye. Nge ntabwo ngenziranye nawe. Twakubitanye ndi kugufasha. Kwanza wowe nta n'ikintu twanavuga. Umva nyine. Ubundi twahuye gute? Ko ngewe nikanze nicaye hano wabona uri n'ikirozi we nakubonye. Reka nako wacu turogaga mwa. Twicaranye gute kwanza ko ngewe nari kwigendera. Ntabwo suzi ko arangwehega amafaranga. Ngewe wamaye amafaranga. Ndende ko nagwahega amafaranga. Ibyawe birarangiye. Ibyo byarangiye ubu namwishekanye. Ushaka nawe wigendere. None se namugukurikiza ubu yapfuye uyu nguyu. Reka nkubwire kuri umusore mwiza ugaragara ko ufite ubwenge. Mwiza se wanyoko. Kono. Ako se abana b'iki gihe ni gutya mwaba. Warambyaye se ku buryo unyita umwana. Imyaka mfite urayizi ubundi wowe. Ko mbona uri kunyasamira nkaho ugiye kunda. Twe turiyuburura nshuti yanjye. Aha ndabona usigaje no kungubitata. Ariko reka nkubwire nukomeza ibyo bintu urajya mu burofu. Inde wowe Sengeye ya telefone navuga najye no kuyimenya. Wewe subuti urongera kubwejura ndaguhanyuka. Ngaho rero sha nuko ngeza mu mujyi bakatanya kunyita ngo ndi ikigori. Ngo uri ikigoryi mu bikorya wowe. None uzi ko iyo telefone nge nayiguze gama. Ariko muze impamvu ugifite amagambo menshi nuko narakunyuza mu rushyi. Ndagutera. Ngaho rero cyangwa uzi ngo ariko nawe utanzamukana wowe. Utanzamukana. Wahita kurwana mwana wanjye. Wahita kurwana ko. None suri kuvuga ngo wamaye ira telefone ntabwo wayinsanganye wowe. Telefone wayinsanganye ni wayinsanganye. Telefone nari mfite kwanze ko naguhananye n'amafaranga. Ariko si ubundi muze wowe reka nkubaza. Reba uyu muhungu ibi bintu yambaye urareba atari umusazi. Umugubu ukomeje no kumuzengereza yagukubita umutwe akawumena. Ahubwo inama nakugira niba amazina y'umukobwa wawe uyazi neza nta na rimwe riri kukwisoba tugende dushakisha kuva ku rugo rwa mbere kugeza ku rwanyuma
ntabwo uri bwahava utabonye umukobwa wawe sibyo? dore mbese urashaka umutuburira. Ubonye umusaza umeze gutyo utangiye kuvuga ngo mujyane mushakisha, muraziranye se wagiye winini? Yagize Imana ahura n'umugira neza umeze nkanjye, namukuyeho agatelefone konyine warangiza ukavuga. Sibyo nahoze nkubwiye. Ibiki? Telefone yanje ayijanye n'amafaranga yanjye. Ahubwo n'ubuzima arabujyana. We muzehe twicare hano, ibintu byo kukuzereza hano banagutura muri ruhurura. Urumva? Muri ruhurura? Icara umukobwa wawe ndabizi aranyura hano. Kuruzi nta mashamba gahari. Iyo mvuze ngo zibamba navuze. Urumva? Ariko uzi igitekerezo mwabisaza. Tugiye kumanuka hariya. Turahavamo umubonye ko ngenda muzi. Harya wambwiye ngo yitwa nde? Bamwita Gaju. Rushwe matwi nkorera unkwere. Twagiye. Nabe tutandika. Itondo tandika mwana wanjye itora. Ariko wa gisaza. Yura hano. Ariko mwana we. Nuko umeze. Taka. Gaju na Gasikiri yo abaduha ibyishimo byuzuye, wabasanga kuri cano yabo yitwa Gaju Comedy. Reka mbamenera ibanga ry'ibyishimo, kirazira kwiheba, kwigunga no kubabara. Ibanga ni Gaju Comedy gusa. Kora share, comment, like, subscribe. Ubaye umwe mu banyamuryango bacu, wibere mu byishimo bidashira. Ibyishimo birahenze. Mwana wanje arambwenga bamuinaha mu rugo muto. Ariko se ako mwana wajye ureka kugiraga amahanga. Jewe mwandakaje. Gaju na Gasikiri yo abaduha ibyishimo byuzuye, wabasanga kuri cano yabo yitwa Gaju Comedy. Yabaga hano. Ibyo ntabwo bindeba. Yabaga hano. Uzajya baza n'inyoni we. Yabaye umuzungu uhurira muri kuvezi. Niko migo. Ni wowe. Yaba bajyaga bavuga ngo gusara n'ukwiruka koko. Ubona udasebye iwanyu. Igipangu turutemo n'ukuntu wambaye urabona bisa koko. Asamigo. Koko wazajya wihesha agaciro kagahesha n'umuryango. Debe ibikweto wambaye. Debe yaswe. Ntabwo nari naravye ibigofero. Turasheza none. Niko migo. Ese ubundi ni wandi kuvugana nawe cyangwa? Ariko Gaju warubizi ko nge nakunda amangambure. Warubizi? What? Ndebe. Iki wampereye reba nari ndimo nigendera. Nijyaniye umusaza gushaka icyana cye numbaze niba yaragitaye inaha nawe utangiye kuneza abantu. Bamwita Gaju nde? Bamwita Gaju Komanyo kurambaza iki wowe. Niba utabyumvishe ugende ubibaza abandi. Ngo ni Gaju nde? Bamwita Gaju ariko runo rubumbanura. Muze wabibonye ko niki cyahwiniye. Ewe. Mbemwa. Uranze? Kono. Kuko mbona sadasa n'uwanjye. Komero ko wanje ari igikanka mbona inzobe yarabaye umushima. Ese uyu mwanya upfuye uranutse papa. Nari nakwirengagije nakubonye. Urabona ngo uraza mu mujyi usabya usa gutyo n'ibyo bikoti koko. Mbese ngo umeruka ndi igikara. Ngo none nabaye umuzungu. Ndamazi. Uyu umwana wabyaye wibyariye koko none utangiye kujya usabya unaserereza urande rw'ubwo busaza muri kumwe bususumira nk'ubwishwe n'imisuzi. Kono. Usigomba nandi mu muhanda naje kugusuhuza ukatangira kumbwira ngo ndashaje. None se nyimba nambaye ikoti ryanjye rigutwaye iki? Ko njyambara imbeho inyishe nkumva ndasuzuru. Waragiye wihera mu mujyi wagiye usigikara ndamuna warabaye umuzungu nako sibe n'umuzungu wabaye umuhinzi. Amafaranga nkategereza ngo uranyohereza ngo ngura agafanta ngo ngure n'udusukari byose narabibuze. Hanyuma se muze uyu niwe wambazaga? None ninde? Uyu ni umwana wanje. None se ari amazina wambwiraga n'uyu mukobwa biri guhurira he? None se ntabwo nakubwiye ko yamwita Gaju. Kinigi ninira. Ntabwo wambwiye ngo niba ngo yitwa Matwi niba arinde. Biriya bintu wavugaga urabyibuka. None se siko yitwa nyine? Niko yitwa. N'uyu ni umwana wanje nimbyariye reka. Ese Gaju bakwise Matwi kuva ryarira.
none sibyo birakureba waramubyaye se ariko iyo ndi kubaza ukamvugiramo mva nta kibazo ufite none nageze ku mwana wanje ko nabadundana se nawe aranzi muri izi karitsiye waraporomotse mbese ntunzamukane muze ndi kumwe n'umwana wanje twagushira hasi noneho namukugejejeho utongera kugira ibyumbaza sibyo sawa uramuke ugirira urukundo araguha amafaranga umpa telefone yanje wewe wamaye telefone witonda we dona hano twegereye polisi wawe turarugezeyo gaju dore so n'uyu nguyu rwose bakumbazaga nari kumpa telefone yanje baguha amafaranga ariko migo urarengereye neza ugera naho umenyera papa erega naho yaba yambaye nabi cyangwa asa nabi ni umubyeyi wanjye niba numvise neza ngo wamwambuye ngo telefone zana nyoko se vuba nahoze mbikubwira ko bakugaragura nyama yewe ndaguha telefone ntabwo ndi buguhe mama uro zana telefone se gira boro zanyu ariko mwagiye mu kigo ikomera nta kintu kirakoze magana atanu ngaho yajana wa muhanda reka nkubwire genda ningufata ndako gatanyuka iyo nyo gatanyuka ibyo bikote kakubitwe n'umugana rekera aho ngaho nawe ariko se umenya ko uri kumwe na papa wawe buriya jyewe mba ntabwo umuntu ukumenyera papa mugise nuko mwitwara amafaranga 500 ari kuzikubona ukuntu bigoye koko ubu rero murekeye none yayajanye papa ndeka jyewe mbazi njye guhangana na migozi itonde urajya kwenda ku mafaranga ubwa kumenya umutwe uzi kurunaje mbaririza ahantu hose mu rugo umuhanda nawe nakubuze ariko ubundi kubera icyo ugenda usabye abantu papa ariko narinda nkusabye urabona ntambaye neza cyangwa ntabwo ari uri ugufitiye 500 urakagasasa gera vuba senyina zana nyoko habe siga uyu yaje nyuma zana amafaranga 500 ntago ari wari kwakoze umukobwa wanjye itonde nkubwira ariko ako sito papa habe nakubahuka nibazana amafaranga 500 bakwa ntabwo yararimo ariko yaje nyuma yamata uramukuhunga amaze kuntimba yawe nababwiye ko nanga gasuzuguro nicyo cyatumye mva mu cyaro njya mu mujyi buragiye nandi guhunga gasuzuguro zana amafaranga 500 ntago ari were basi aharubera ntago ari jewe uri yasanze twicaye hariya nirangegera yirukanse ariko ubundi ubusaza nk'ubwo buba bugenda mu muhanda busa gutya kubera iki sirangegera yamufashe ngo imurangire imurangire iki ndabizi ko nari ndimo mubwira ngo aza turangire aho ngaho nyene uherereye agatakura uruyungu akamuza ubu bivuze yuko usigaye wirirwa gushakisha nk'ihene y'impeshyi none se nagushakisha wavuye mu cyaro ugenda gutyo umuti wamenezayo ntugaruke no mu rugo hari wagira ngo wagiye twarakwiciye umwana wawe sha reka mbabwire rero muzehe uyu mukobwa wawe ndabona adashobotse pe reka nigende igendere rata mwana wacu ubusa niba murirwa mwoshya papa musa musigaye musuzugura umuntu ariko wagiye usiga reka mbabwire ubu ugiye kubambarira bodi ubundi bakubite koko anisoni kwirirwa musuzugura abantu mwayirangiza mukagera kaho no kubambura ngo nuko ngari umusaza wumva n'uwo musaza ariko yarambyaye nshobora kwikaraga rimwe kikaraga kabiri kikaraga gatatu ubundi haza nk'abavunagura nk'abamenagura mana njye niba ari ikintu nanga papa nanga ikintu bita agasuzuguro noneho kusuzugurira umubyeyi njyewe wamfata nabi cyangwa ugakena ariko ntibagusuzugure none se ibyo ndabyumva ntuze kwifatamo mu muhanda ugatukana mbese ubu ntawatubonyera reka myaboneka ntugatukane mu muhanda papa uzi n'ikindi nibwo zaragiye ariko hataha ndahazi tugenda amezi amafaranga tugenda habe tutankuru bana yego mwami habe